Reka mbiyereke uwo musanzwe muzi muri filime witwa Shitani. Abantu bose nakiniye bandiye mube mubyumva. Reka mbashimire nongere mbaye ikaze mwe mukomeza gukurikirana ibiganiro bya Yawe TV. Nababwiye ngo no mu bundi buzima tuzahora turi kumwe amasaha ku yandi, umunsi ku wundi, ndi kumwe n'umugambanyi mukuru na Shitani. Shitani ukabya kubi. Nakabyara ntakabya. None Bakwita nkakabya. Oya nitwa Shitani. Arashi Akazubara ubundi uri ko nyita umugambanyi ko kubona bitazamworaho. Nitwa Shire. Ashiri bisobanuye. Bisobanuye iki? Se kutize mwana ubu wamenya ari ibiki uzasoma ibitabo. Bisobanuriye. Uzabaze Roki. Shita karame. bimeze bite? Ni sawa tu. Ko samba baruka ukakitinga akantu gato wakira abafana. Babarira wakira umufana. Yo reka mbaki mbavuga ati mumeze mute murakomeye cyane. Reka mbiyereke uwo musanzwe muzi muri filime witwa Shitani. Muri karetso tebo naguteye ubwoba. Yo nango ntugavuga abana be bambonye bariruka. Ashi iyo ubonye Shitani wenda tutarajya mu bintu byinshi ngo mwivuge. Shitani iyo umubonye ubona ari nk'iki. Ni icyamamare. Ni icyamamare. Ubona ibintu akora ari hejuru. Nagaro hafi. Hari amazina ajya akunda kuvuga. Ngo nava kundi mubumbe bone. Nje nta ndava kundi mubumbe. Aya. Hari amazina ujya uvuga wundi witwa nde amazina yawe nyakuri? Amazina nyakuri mfite amazina abiri. Mfite izina rya papa n'irya mama. Rya papa na mama. Urumva ko papa na mama ntago nyine bose ari abanyarwanda. Ariko reka mbere ku izina rya mama. Mama nyise ukwizagira Gaspar. Gaspar. Amba noneho papa anyita Musingi Museseko Katulu. Ya papa. Musingi Museseko Katulu. Musingi Kaseseko Katulu. Musingi Museseko Katulu. Wumvishije micashi? Bya bindi. Reka twihaka abantu. Wumvishije mi? Wumvishije mi? Nje numvishije ibintu by'uduturu. Wajya ugabanya nawe urakabya. Ntabwo nkabya. Shita papa we yakwisa agaturo. Nagara agaturo byubushe nabi. Musingi Museseko Katulu. Katuru bivuze iki? Katuru ni ijambo nayo ntasobanukiwe. Ariko kuba ko ari izina rya data nyine narifashe gutyo. Bivuze ko ababyeyi bawe bose atari abanyarwanda. Papa we ni umunyarwanda, mama we ni umuki? Nakubwiye ati mama ni umunyarwandakazi. Ariko papa ni umunyangona. Ni ukuvuga ngo ukomoka muri Ngora. None navukiye ariko nzakurira mu Rwanda bitewe n'amakimbirane nyine y'ababyeyi. Urumva ntago bahuje nyine ndimi n'iki. Urumva hahiye koko. Wageze mu Rwanda? Sha mu Rwanda kuno naje rero mu Rwanda naje ndi umwana. Arimo muzanye ambwa ati tujye tusubire mu Rwanda kuko ari yaravukiye nyine afite ababyeyi turi imiryango arambwa ati dusubire iwacu tujye kubayo. Ati nta kibazo tukone ndi umwana ntabwo nari kumubwira ati reka tugume mu bihugu by'amahanga. Uvuze mu Kinyarwanda kimbize se ko nta burenganzira afite bwo kwifatira umwanzuro. Nta burenganzira afite bwo kwifatira imyanzuro. Ashi Shitani mwahuye gute? Shitani twahuriye muri groupe yigishaga ibintu byo gukina sinema mu Rwanda. Kera za 2012 na rimwe gutyo. Kuva icyo gihe kuva nka 2012 nibwo ubushuti bwakomeye kuko twahuriraga muri groupe nyine yahoze ari yitwa Imboni Films yakoreraga n'Igikondo ku bagide. Abantu benshi baratuzi twirirwa dutera imigeri ingumi n'iki. Turabana gutyo kugeza na n'ubu turacyari kumwe. Shitani n'umuntu wanjye byatari. Ngira ngo nayo wabazanye hano abahazi cyane. None se Shita
Ashiri wowe yavuze uko akubona umubona ute? Ashiri kumuha ni inshuti yanjye sinavuga byinshi kuko byinshi yabivuze aho twahuriye kugeza amagingo aya sibyo turacyari kumwe ni ukuvuga ibikorwa byose bizabi biba turi kumwe. Ashiri Shitani yitwa Katuru wowe witwa nde? leta ari iryanjye niswe n'ababyeyi Berikove cyane iryo zina nyine niryo zina uvukira kavukire ngende kavukira i Kigali igikondo kabisa igikondo rwose amagana mu yekariti kwa Rujegero ruguru inzu ya Rujegero ase turede aha ngaha turi mu Gashyekero mubeshye reka nkwereke ubundi mu rugo ku ifishi ubundi navukiye Karugira nyirizina urumva navukiye Karugira tuzamuka ku Irebero niho ababyeyi baguze tuhajya mfite nk'imyaka nk'ibiri ku Irebero urumva rero mumaze imyaka 2 nahavuye mfite 22 imyaka 20 nubwo nyine nza mu Gashyekero iyo umuntu amaze gukura nyine ureba no kujya gukangura umubyeyi komanga kandi nubizi ko ari iwanyu atari iwawe kandi hari n'ikindi kintu umaze kubona n'ibyo uri gukora ubona biri gutanga umusaruro biba ngombwa yuko uva mu rugo ukaza kwibana no mu rwego rwo kugira ngo uhige unakore cyane uzaba umugabo. Muri urwo rugendo rero n'ubundi stili nanjye ababyeyi banjye nta numwe uvuka mu Rwanda bose bakuriye Kongo bavukiye Kongo baje mu Rwanda batahutse nuko nyine nubwo buzima niyo mpamvu we na Shitani mukabye tudakabya erega twabaye abanyarwanda nubwo dufite ababyeyi baturutse hariya ariko stili turi abanyarwanda kandi gahunda ya ndi umunyarwanda urabizi ko yatugereyeho ifishi yahaniye ubunyarwanda irangamuntu ni ubunyarwanda ururimi ni ikinyarwanda byana ni ibinyarwanda ngaho nabivuga Yes, rero abantu benshi mumaze kuba ibyamamare nzanye na Shitani tuza hano abantu bavuga ngo dusinyire autographe dusinyire Shita Maître Nzovu ni abantu wenda benshi bakumenyemo none niho izina ryanyu ryazamutse duha urugendo rwawe rwa filime. Urugendo rwa filime ni rurerure cyane ko sinavuga ngo sinamenyerezo ryarwo nyine ni nkukorera agasamari kuko nta kintu Shitani yakoze ntari imari rwose reka nkukorera agasamari ka twese kuko twese twabaga duhari no ngo twatangiye filime ya mbere twayisohoye 2014 yitwaga Deruza ubwo nyine urabizi ko uruhando rwa sinema mu Rwanda nibwo bwa mbere babonye filime ya action n'abantu bari muri sinema ahanini barabimenye tujya mu kagrupe kandi kitwaga izina ati za gusenyuka dukoramo filime zitwa za Kidobya filime nyine tutaza ahantu zashyinguwe urumva tuyivamo tujya muri Zara tuva muri Zara tujya muri za fashion Shitani yari mu fashion designer ndo mu fashion model nabayeho no mu trainer fashion Shitani yabaye umumodo Shitani yabaye umumodo yambara amakoma muze yambaraga amakoma urumva n'imifuka use abantu barya muri ya boro yabaga ngo ni yitwa ngikira African oya iboro zabaye ngo za Kigali Kigali fashion ibintu by'amarushanwa uvuga ngo habaye amarushanwa mu Shitani yabaga yabiguye mu ibintu cyane abaye amarushanwa ku bantu b'igikondo barabiza amarushanwa yabaye ku bagide bura Zibare cyane bare yo gukoraho numva ayo marushanwa natsinze nk'abiri muri fashion no kuri bare Shitani nawe ariko ntago yararima ayo marushanwa nyine usanga ko twari turi mu bintu byinshi biri entertainment kuko nyine wasangaga ariho hantu turi ari hantu twibanze urugendo rwa sinema turufatanya n'ibyo tujya mu ndirimbo zigiye zitandukanye zitanamenyekanye nyine urumva imyaka 8 yose umuntu ari mu kintu nk'icyo kandi hari ikintu kimwe bamuziho yuko ari specialize muri cyo nicyo kintu nyine kugezana n'ubu cyaduhaye imbaraga kiduha umurongo kiduha guhatana no gufokasinga kuri cya kintu urimo kugeza kuri ubu ngubu sinema
ku myaka 8 tuyimazemo bijyanye n'amashorati muri sinema, urabizi ko ibintu by'imirwanire muri sinema nicyo kintu cya mbere kigoye kuri isi y'Imana muri sinema. Urumva kugeza ubu nibwo dutangiye kubona umusaruro, nibwo abanyarwanda batangiye kubona ikintu dufite, nibwo batangiye kubona impinduka twazanye no muri sinema. Sininya kubivuga, sinzi nimba ko hari n'abandi bantu barwana biri realite nk'ibyo dukora. Kugeza kuri ubu ngubu turi abantu nyine buri muntu wese yifuza kuba yakoresha interview yaganiriza, kubera ko hari icyo yatubonyemo dushoboye muri sinema nyarwanda, n'urwo rugendo rwa sinema dufite. Shita Maître Nzovu ibiraje n'ibiraje nyine boy hindura byinshi, ntabwo inongera zima. hagenda ute Shasi namenya nyine ntiwamenya gahunda za Maître Nzovu, wenda haba hari iby'aba boss baba bari gutekereza, sibyo wenda simbizi byabo bindi tu intare ya Wenda reka icyo kintu wenda tukivugeho tube honest, sibyo? Na undi muri sinema dufite ikibazo kimwe, ntabwo sinema nyarwanda irabohoka nk'uko umuziki nyarwanda wabohotse, kandi nta wundi muntu uzava hanze uzaza kubohora sinema nyarwanda, izabohorwa n'abo banyarwanda bayirimo. Nk'uko umuziki byarangiye, ubu abanyarwanda ngira ngo uri kureba uburyo umuziki nyarwanda uri ku entertaininga, yaba ari mu gihugu no hanze y'igihugu. Muri sinema rero iyo umuntu ajemo ugasanga ntari guha agaciro babana yisanzemo, even ni nabo bamurushije banamurusha experience n'igihe kubirambamo muri sinema. Sinibaza ukuntu nshobora kuba amaze imyaka 8 muri sinema, umuntu ayijemo mu mwaka umwe azanye amafaranga, nibyo kandi ntabwo ntabanje kuyakunyuzaho, ariko abanje gufatirana cya kintu bashije kibyaye amafaranga, ntashatse kuguhereza, ntashatse kuguhemba. Nta gaciro k'umukinnyi. Abakinnyi benshi ba sinema bakoresha filime ndetse n'abadirector bari muri filime batajya baha agaciro k'umukinnyi ngo bagashyira imbere y'ibindi ibyo ari byo byose, kuko niwe utuma ayo mafaranga abonaza. Iyo umuntu azanye kwikunda muri sinema, ikintu ukora ni iki? Uhindura uruhande wari urimo. Aha ntibikunze reka njye hano, aha birakunze kadumye dukore. Kandi muri make abantu benshi baza bavuga ngo duhindure sinema nyarwanda. Nk'ubu ngubu hari filime nyinshi tugeza kuri ubu ngubu tutakigaragaramo kubera ibibazo nk'ibyo by'amafaranga. Urabizi urubyiruko bahora batubwira ngo twihangira imirimo, noneho bikarangira muri kwa kwihangira imirimo. Urumva hari ikintu wari wifitemo nk'impano wagakwiye kubyazamo umurimo, urumva, ariko ntibashaka guha agaciro wa murimo nyine urimo. Icyo gihe urubyiruko ruzatera imbere guteme. Ni ukuvuga ngo turacyafite ibintu byinshi bikandamiza abana b'abanyarwanda bari muri sinema kubw'impano bafite, kubw'abantu bashaka guharanira inyungu zabo bwite, aho kugira ngo inyungu zibe muri rusange, umusaruro ugere kuri bose, iterambere rigere kuri bose, niyo sinema izamuke. Nshobora kuguha nk'urugero, ndizera ko sinema yacu iramutse igiye ku murongo, nibyo navuga, igafatwa nk'abadirector bagiye bakomakomeye, bashyira imbere agaciro k'umukinnyi, cyangwa se n'abandi bantu bakina sinema ariko nanone bakinisha izindi sinema mu rwego rwo kuzamura impano z'abantu. Ubu se Clapton twamumenye gute kahemba neza? Ubu se uyu Papa Sava se wahoze ari Sekaganda n'Itegeka Graciane twamenye ute kahemba neza? Ubu Sam Zosi tuyoboye uko ahemba neza? Director Mzozi ni ukuvuga iki se? Niba abantu baviva akavuga ati uyu muntu hari ikintu ari gukora, ari no kunyereka ashoboye, reka muri bya bindi yigomwe nanjye ngira ikindi mbikavaringisha. Urumva? Ariko kugeza kuri ubu ngubu iyo ubonye umuntu arimo arakinisha filime rimwe kabiri, hari nka filime twakinnye, si ngombwa ko tubikira mu itangazamakuru, ariko kugeza kuri ubu tutakirimo. Ese kubera iki tutakirimo? ko ni Maître Nzovu. Oya si Maître tube honete. Maître Nzovu rega ntabwo nshaka kuyigarakwaho kuko ntabwo tukirimo kandi iracyakomeza, biriya n'ibindi byo ku ruhande. Hari n'indi itari Maître Nzovu twagaragayemo. Badrama. Hari n'indi itari Badrama twagaragayemo. Badrama arahemba. Badrama arahemba. Buriya reka nkwereke, buriya Badrama twanamushimira kubona umuntu uri muri industry ya music ariko agaha agaciro umukinnyi muri industry ya sinema, akanaguhembera kuba basi yanaguhamagara. Badrama arahemba rwose. Urumva? Wenda tutarasimbuka ko tuke kwa Badrama, nibyo wavuze director Mzozi, uvuga n'abandi bagiye batandukanye. Shita
Ashira ari kuvuga kuri iki kintu cy'abantu badaha agaciro sinema, namurebaga n'abakunzi bari kudukurikirana bibonaga ko yahise arakara. Hatarakara ibyo avuga ni impamo. Hari igihe buryo umukire kumva aguha akazi ko gukina filime. Umukire ukahora bivuga ati miliyoni y'umukire iri kuri konti n'igihumbi cya gikuru cyane urumva. Abantu bose bakinisha filime zamufite amafaranga yo kuza gufasha wa mukinnyi uri bukenere ko hari ibindi bintu yigomwe araza kwikavaringira mu musaruro nyine wavuye mu byo yaguhaye. Ntago ari ibyo byonyine. None ngewe reka nkwereke mi ngewe nkwemereye ko umunsi narakaye nzakwihamagarira abantu bose nakiniye bandiye mube mubyumva nkuko wanyegereye ukambwira ati proje imeze gutya dukorane fasha dukorane tukagera ahantu nkabona gahunda yo kuma amafaranga ntayo ugifite kandi ibintu byanjye narakoze biri gutanga umusaruro zabishyira hanze kandi nimbishyira hanze. Burya muri sinema muri sinema turakenirana. Reka mbikubwire sibyo, mu mpande zombi turasapotingana, haba ku mukinnyi haba kuba muntu ufite channel yiwe sibyo. Burya ngewe nterekanye impano mfite channel ntabwo yazamuka sibyo, nanone nanjye ntabwo ufite channel izina ya ntabwo yamenyekana siko bemera. Icyo gihe rero hagati tugomba kugira ute gukenerana, mpereza nanjye ngo ubumenyi bwanjye ubona amafaranga nanjye mpindura ubuzima bwanjye, sibyo byiza. None Shita wenda sinzi impamvu mutari ko hari abakunzi banyu babakunze muri gukina muri Maître Nzovu ica kuri Gwe Media TV. Ubaka kanya nago muri kuyikina muri gukina film yitwa Abapampe. Wenda mwaduha agashusho gato ni iki cyatumye muva muri Maître Nzovu gato. Reka tubivuge urumva. Uyoboye Shitani. Oya njye umuyoboye. Sinjye umuyoboye. Buriya Shitani hari ahantu ibintu bigera kambwe ati ndabiguhariye mu agakabye. Reka nkubwire mu buryo bweruye nyine tuma. Ngiye gukoresha ikinyarwanda. Umuntu utiyumvamo ubunyarwanda amenye ko atari umunyarwanda. Ubwo hari ikindi kintu yumvamo. No kuvuga ngo hari ibitaragenze neza hagati y'abakinnyi na Maître Nzovu abayikoraga na ba nyirayo cyangwa Igwe Media. Ibyo bitagenze neza nibyo byatumye tutagaragara muri Maître Nzovu, tukaba turi kwa Rocky muri Exination we namu zose birahagije. Sibyo Shita wenda hari ikintu ashaka se. Aho rero munkize mwishobera amahanga sibyo, wenda n'abakunzi banyu mubashyize mwishobera amahanga sibyo. Do umunyarwanda sibyo nabyumvisha, ariko Maître Nzovu irahari, Shitani uragiye, Ashiri uragiye, Rocky aragiye, Patino aragiye, Rubangura aragiye. Ariko nanone nta guciye mu ijambo, umuntu wabonye Maître Nzovu iya mbere sibyo, n'uwabonye iri gukinwa mu iki gihe ahita yumva impamvu tutarimo sibyo, ahita yihera ishusho none se sibyo. Nimba Shitani yaragaragaye mu Maître Nzovu 6, uyu munsi Maître Nzovu 9 10, Shitani ntago arimo, Ashiri ntawe urimo. Nyine umufana atavuga ati habuze iki, urumva habuze kwaca niwanga. Ariko ubundi emire kamere suri umunyamakuru sibyo, buriya ko umunyamakuru si nkunguwe warabyize, nukuba basi ufite umurongo ugenderaho mu gutangaza itangazamakuru, uzi kuvuga uzi kubaza kandi ntunakora ibikorwa bibangamira leta sibyo. Emi wazabajije ba nyiri Igwe impamvu tutari muri Maître Nzovu. Igwe nagaba mu Rwanda uzamubaza nuza kuri WhatsApp zinyangwe arazifite uzamubaza. Aribize reka ibyo bya filime tubireke, reka tujye mu buzima bwanyu busanzwe bwo nyine abakunzi banyu aho babasanga barahazi ndetse n'ibikorwa byanyu. Shitani, izina Shitani ni ikintu gikanganye, n'ibikorwa akora ni ibintu bikanganye. Ubundi Shitani ni muntu ki we muhorana umunsi ku munsi? Muvandimwe arakabya ntakabya arakabya Shitani arakabya, ariko gusa Shitani ni umu acteur mwiza, abana arandenze ku actinga fo. Ariko nimba ari kubera inoso n'Abanyarwanda, nimba ari uruvange rw'Abanyarwanda niki simbiza, ariko nawe wavuze ko turuka ahantu hamwe mu gihugu kimwe cya Kongo.
sibyo nyine njyewe ndi muri rwa rwego rw'abakongomani kuvuka muri ba bakongomani bavuga ikinyarwanda n'ubundi bahoze ari abanyarwanda. wenda ndabona buri muntu afite ikibazo ashaka kubaza mugenzi we. Mubaze ibibazo bitatu. Shitani ndagufatira imikoro bimubaze bitatu ushaka. Shita ndabikira hanze. gushyiramo hanze nyine bidufitiye inyungu kugira ngo nyine Ubaze utangiye kuvuga. reka nze noneho nkore imbusane Shita nkore imbusane. ntuyikore cyangwa se uyikore ariko nyine kankubaza ikintu cya mbere wari wateretswa n'ipede cyangwa umuhungu mugenzi wawe? ntakubeshya ni rimwe ariko nari ngiye kumukuramo amenyo nari mwishe simuvuze ariko naramubwiye ati n'undi munsi tukiri aho byageze. nyine nari mvuye kuri bare tuniyambaye agasengere kumva iki gihe nari umusore pana gutya nashizemo nari umusore mfite amabuno nari mfite amapfupfu nari umusore ukomeye cyane. Amutipe aranyitegeze iki gihe nawe yambaye twa tundi tw'abakobwa nyine bambara ku maguru yashokoje kumva amaherena yatiyeho makeup yarambaye n'akapira k'umweru harimo suti. Oya ntari kumureba nyine. Urumva yabonye suti yamwambuye kureba sutiya hari abakobwa bambara ugasanga sitinya ka gashumi k'isutiya kari ku nyine ntabwo kari kumwe n'inuza kagiye ku ruhande. Nyine turaganira amakuru meza namwe ati ngo ushanga uteye neza afite ijwi ry'abakobwa rimeze neza pe. nawe wakumva. Nanjye nakunze nanjye ne kumusura none nkemenye ngiye kumusura nyine kumva turaganira umuntu wa mu rugo yambwiye ati Shita waje gusurana runaka none se nishari wawe ati nuko naje kumusura nyine kuko arambwiye ngo tedure ku mwana mwanze nzaze kumusura umunsi naje kumusura. nyine mbona bibaye ikibazo kuri bo ariko njye naramenya game sinzi ko nabonye n'impfundiko yari afite byibura. ni bangahe se abakobwa benshi bagira impfundiko ase umukobwa yirirwa amanuka avoma mu gashyekero ni gute atagira impfundiko twa twicaye muri site turaganira nyine nyirabuja ubu yari n'umukozi nyirabuja amwati Shita yari nyine mama wa nyirabuja aranze Shita none si bimeze gute ni sawa ntose waje kudusura ati ntose kumeze ati naje gusura umuntu bita runaka ati mbona nyine mu maso agize reaction none umuhungu arambwa ati none se wowe waje gusura umuti ntose wagize ko ari umukobwa ati ni umuhungu ni pede ndavuga ati karabaye ati ni pede tujye ntawe nzi amapede cyari cyo arambwa ati nabahungu nyine bagera gutya na gutya na hahiye koko ati kabaye sinahicaye mbura ntabwo hari n'igihe wigeze kwibeshya ku wundi muntu ubona ari akabebe ubona rwose w'inzobe muremure iyo twagiye mu kiriyo ubwo si yige Shitani yabonye yiga ari icyuki yabonye ari Miss Ndagaza. Twagiye nyine mu kiriro cya Samantha uramuzi uriya mukobwa abyinaga kumva noneho nicaye hanze ngiye kuba mbona icyuki kiriho mbona umwana w'umukobwa ari unyitegereza akakobwa keza nanjye hatwikaye bwabo nyine burazamuka ubushagarira bwandi bwa mugabo ajya avuga ngo ubushagarira bwazamutse n'ugiye ndareba nawe ati karakayisetse ngo nawe ati kabaye zikuri umutipe nyine wandebye aho ngaho namwe ati Shita wakunze yigeze ese ntabwo yige n'umuhungu buriya twaje yampaye nk'akarabaye. Ese Shita nk'ubwiye umutereta gutyo akakwemerera ntawe akuburiye ko ari umujama ukamugeze iwawe ntakakwemerera mukagenda ukamugeze iwawe ugasanga nyine nawe afite igikoresho nk'icyanjye nk'icyawe we umva ni ukumukubita mpaka apfuye wamukubita ntose ubwo urumva ntabwo amabara kameme. twigendere ku kibazo cya kabiri. Shita amuzosi director
uramukunda abantu bari inyuma y'abapampe director Mzose ari we nyiri ibikorwa byose by'abapampe urumva series n'abantu bafite ikintu bakora muri X Nation na Rocky Kimomo umwe ku mubumbe wa undi yanka nyine itazunguzwa n'umurizo yahubwo inka ifite umurizo oya si inka ifite umurizo ni inka izunguza umurizo si umurizo kuvuga ngo afite umurizo nta murizo afite ibyo niho bivuze urumva abo bantu ni ibihe byiyumviro bafiteho cyangwa se urabakunda urakoze burya ikintu cya mbere kibaho burya umuntu umenya ubuzima bwawe nuko atabumenya 100% kumva ariko akavuga ati uyu munsi runaka akeneye iki sibyo runaka ambwiye kino ngomba kukimukemurira buryo umuntu aba ari umuntu ukomeye mu buzima bwawe muri make uramwubaha cyane Mzose ndamwubaha sibyo ni director mwiza wacu kabisa ndamwubaha koko icyo mubwiye aracyumva pe nta bushobozi dufite ariko aruta babandi ubwira ikibazo ntibacyumve nibyo ariko haba duke afite haba byinshi ashi cyane kuki ujye kubaza ndi kugitekereza none ntabwo ndi burengereme ayine nzayimubaza byagize byakaza ariko shita His Excellence Paul Kagame Muzehe Peace urumva dukunda kumwita Muzehe Peace Muzehe Peace mu by'ukuri iyo urebye uburyo akunda urubyiruko sibyo n'amahirwe ashyiriraho urubyiruko ese emosiyo zawe kuri ibyo bintu zihagaze zite nawe uramukunda kankubwiza ukuri burya umuntu uyoboye abandi burya umwami aba ari umwami umutware aba ari umutware sibyo umutware aba ari umutware umwami ari umwami ntabwo ajya kuvuga ahantu umwami ahari aho y'icyo gihe aba ushaka ibindi ni umubyeyi twese turamwubaha sibyo kandi ni umubyeyi ureberera urubyiruko cyane cyane ndakeka mu nama iyo zibaye speech nyinshi avuga ku rubyiruko sibyo avuga ku rubyiruko cyane kugira ngo rwihangire imirimo bashaka imirimo bakora sibyo ndakeka nihangiye umurimo umunsi mwumva nkagira amahirwe yo kumubona nkamwereka umurimo na hanze ati dore iki kuro nakoze ngiki ariko ndabora support yakubwa ati muhungu wanjye niho kubita igifaranga hariya none umushinga ukomeze sibyo umushinga ukomeze ndakeka ni umubyeyi rwose ndayamanika ashira imubaze twemanuke rwose ugiye kumaza nyine tu nge ashi ngenda kubaza tubazo nka 3 cyangwa 10 ndaho tuhagije urumva ari duke nge ndabanza nkubaze nge ngira ikibazo iyo nisukishije ibi tutabyanye sanga nawe yasize hibye ni ukubera iki shitana arambajije koko nyine kankubwiza ukuri ngewe mfite ikibazo ahubwo gikomeye mu buzima shitana uramukuru oya ntago ari ibyo bintu winjana mu bintu by'abatinganye gaceza dore nkubwire director Mzose amarori si ubwa mbere amaye rori noneho bikarangira nisanishije na wa muntu ashaka kubona muri ya rori bikarangira ntakarije icyizere hari igihe ajya ambwira ngo ariko ubundi ni mwiba ntabwo wiba kubera ko n'ubundi rero zose baguha rore z'ubugambanyi wiba ubundi mu buzima busanzwe ntiwiba nkwereke ubundi umu acteur agomba kuba afite moment man rore yose bamuhaye agomba kwisanisha nayo urumva akayijyamo nge rero nkora uko nshoboye kugira ngo ntaza gutakariza icyizere umuntu yangiriye ahubwo bikarangira cya cyizere yangiriye ari ukintakarije akabona koko ndi igisamba akabona ndi umugamba man director wambabariye ko icyizere cyanjye kakigana yakubajije ngo kukisukisha ukisukisha impamvu nisukisha rero ni ukugira ngo njye muri mudu ya rore bamaye kuko mu buzima busanzwe usibye kuba mununguye gutya
mu bapampe 3 nakinnye mfite bino bisuko na 4 bigomba kuba continuity nkagaruka, ariko kubera ko mba ndi umujuramo hariya umujura ahorana swaga mzee. Ariko no mu buzima busanzwe uri umuntu. Ntabwo ndi umujura mani. bikunze Isura yanjye yanyweye amata niyanyweye agatama. ishusho afite igaragaza icyo ari cyo. Nyine nk'umujura. None se zari ikintu nshatse kuvuga nyine. Wahise kunyita umujura mani. Simbuze umujura mu buzima busanzwe ahubwo ni umujura muri filime. Kandi ntabwo uriyemo. Nge rwose Umuntu w'umugabo. Icya kabiri ngiye kubaza Ashimwe. Kuzi ko twifuza gutera imbere cyane muri sinema nyarwanda kandi ukabona hano hanze aha man hari icyo bita ama YouTube channel menshi sibyo ugasanga ama YouTube channel ari kuzana ibintu noneho nawe ubwawe tutasobanukiwe kandi uzi ko twifuza kugera kure. Ni iki wabwira zira YouTube channel zijya zikora ibintu wenda bidahwitse cyangwa se bituma ntuza ministeri y'urubyiruko itukishamo ijisho kandi twifuza kugera kure? Ni iki wazibwira? Shitana yakoze cyane kumbaza ikibazo nk'icyo. Gusa bashaka gukora abandi bana ku mugati kandi mushaka kurya. oya reka mubwire ahantu hose washakira umugati sibyo, ariko basi reka dufate n'umuco wacu uturanga nk'abanyarwanda utuma nyine duhuza bwa bunyarwanda, basi tuwushyire ku ruhande sibyo, dushyire mu nyurabwenge zacu. Nta nabwo wanatekereza kandi uri kubikorera atari iwanyu. Ibaze noneho ibintu uri gukorera urimo urabikorera muri Amerika, aho bafite uwo muco wasi uri gusanisha n'ibyo bintu uri kwereka abanyarwanda. Ko si itegeko ngo bire. Oya si itegeko nibyo, ariko se ni itegeko kugira ngo wowe byaploadinge kuriya. Hari itegeko ufite rikurengera ariko ugomba kubyaploadinga kuriya rinagutegeka kuriya. Washyize mu nyurabwenge ni gudushyiraho ibintu abantu barimo ba mani sinzi. Ntibikize. None se ubu nta filime ujya ubona baba bashyize ubwambura ibintu byabo ku karubanda. Ubona bari kwerekana bari kuzamura ubusambanyi imbere aho kugira ngo bazamure sinema nyarwanda. Use ko wasambanya hari wabikwigisha. None se gusambana ni icyaha, turabizi ko ari icyaha. Ariko urabikora. Kandi sinigeze mbikora. Warambonye mbikora. Ariko none kubikora ntaga bikora mu ruhame abantu bareba. Tubikora ahantu hihishe. Reka nkwereke. Emi reka nkubwire iki kintu basi. Oya ntabwo dusambana. Widufatirana ntabwo dusambana. Kuko nta no turasambana nawe wabivuze ko twasambanye. Emi reka nkubwize ukuri. Uramutse urebye uburyo u Rwanda rushaka kubaka iterambere ry'abanyarwanda, urumva ntabwo twebwe nk'urubyiruko cyangwa se nk'abanyarwanda muri rusange twagakwiye kururira ku muvuduko u Rwanda ruri kugenderaho, niturangiza tuzamure bya bintu byambika isura mbi igihugu cyacu sibyo. None se ibintu byo gukunda igihugu bizahera he mu gihe ibyo ukora nta gukunda igihugu birimo? Ese uzaba umunyarwanda wumve ko uri fier y'umunyarwanda ryari mu gihe ahubwo utesha agaciro ubunyarwanda? Nidukore sinema iboneye sibyo, basi nidushaka no kwisanisha izo sinema z'abanyamahanga tugira ibintu dukuramo, urumva buri uko imyumvire igenda itera imbere nabyo tuzagenda tubyinjizamo. Ariko imyumvire yarahindutse kuko muri iki gihe ntago imyumvire irazamuka ku rwego twe nk'abakinnyi ba sinema twifuza. Umunsi noneho byazamutse ko n'ubundi turimo turakora ibintu bitari mu muco nyarwanda. Sinema ntago iri mu muco nyarwanda, urumva umuco nyarwanda hari ibintu bigene biwuranga. Ntago sinema iri mu kintu kiranga umuco nyarwanda, ahubwo iri mu kintu gituma umuco nyarwanda werekanwa mu ishusho runaka nyine uwo muco nyarwanda ugomba kugenderamo sibyo. Iyo myumvire nimara kuzamuka hari ibindi bintu twakase bizagenda tugaruramo kubera ko nyine imyumvire yahindutse. Taragushubije ndumva bihagije. Birahagije. Ifite ikibazo cya nyuma njya kumubaza. Ashi urabizi buri shuti yanjye guhera 2014 dukorana sinema nyarwanda twihirenga izo twakinye n'izisohoke 2012 sorry kuza kugerera muri uyu mwaka turimo tugeze muri 2020 sibyo. Ndakeka kuva 2012 intego wari ufite wari uzi ko uyu mwaka uzofite imodoka n'inzu yawe kuri muri sinema siko bimeze. None warabibuze, ibyo wakoze byose byabaye imfabusa, byagiye nka nyombere
noneho niki ushaka gukora muri uyu mwaka tugezemo, niki ushaka guhindura bya muri byarabaye, ariko uyu mwaka ushaka gukora iki, niki ushaka guhindura muri sinema nyarwanda yawe mu minota mike. Ikintu cya mbere na mbere ndashaka gufungura YouTube channel, urumva ifite aho ihuriye no gushyigikira urubyiruko ariko mu buryo bwiza, urumva mu murongo muzima u Rwanda rwifuza ko urubyiruko rwakwiye kugira imyumvire n'imitekerereze kuri ibyo bintu. Icyo ni icya mbere. Ikindi cya kabiri, nshaka guhindura ubuzima mu bijyanye n'amikoro. So mu bijyanye n'amikoro bizaturuka mu bintu nkora muri sinema, mu bintu nkora mu buzima bwanjye busanzwe, kandi binaturuke muri kwa kubana n'abantu, kwa kugerageza gushaka connection za hato na hato ariko bifite aho bihuriye n'ibintu bizima gusa. Nta kosa nshaka gukora, urumva, kandi nshaka kunguka inshuti nyinshi, urumva, zifite icyo zimariye kuruta za inshuti zigendera ku byo maze kugeraho gusa. Buriya mu buzima nubaho uri gushaka inshuti zizahora zigukeneye, uzajya umenya yuko uzabaho uri gufasha inshuti zawe nuba ufite uwo mutima. Ariko nuhora ushaka inshuti zifite icyo zikurusha ndetse kandi ahanini unakeneye mu buzima, uzahora uri improve buri gihe. Icyo kintu nshaka. Yes, reka mbashimire Shita, wakoze. Mwakoze namwe. Aje courage kabisa kandi Imana ibashyigikiye. Asante sana kabisa, ndabashimira Emi, ndanasaba n'abanyarwanda gukora subscribe kuri YouTube channel yanyu, banakore comment. Dore na Shita arahari, tuzagaruka ubutaha. Rero reka mbashimire, Imana ibaho umugisha kandi turabakunda. Peace and love.